nongeye kugusuhuza aho ukurikirana Juno Media TV ndetse nawe ugeze kuri channel yacu aribwo bwa mbere tuguhaye ikaze. Ndagusaba ko ukanda subscribe ugakanda kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye uhorana natwe mu biganiro byacu bitandukanye ndetse na filime binyura kuri iyi channel byose bijye bikugeraho uri uwa mbere. Urakoze cyane kubikoze. Amazina ye yiswe n'ababyeyi yitwa Ngabo Jobert Medard, akaba avukiye mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Avuka tariki 7 z'ukwa munani 1989. Ni umuhanzi ukomeye mu Rwanda ariko utabarizwa mu Rwanda. Akaba yitwa Meddy, aririmba injyana R&B ndetse na pop. Meddy akaba ari mwene Sindayihebura Alphonse, naho nyina akaba yitwa Cyabukombe Alphonsina. Meddy akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4, abahungu 2 ndetse n'abakobwa 2. Amashuri ye y'incuke cyangwa se garidiyene yayize mu gihugu cy'u Burundi, naho amashuri yabanza yayize mu Rwanda muri Ecole Saint Joseph ndetse na Ecole Primaire La Colombière, ari naho yize amashuri ye ya segonderi. Meddy yize mu ishami ry'imibare n'ubugenge ibizwi nka math physique. Meddy akaba ari umwe mu bana bakoranye inzozi zo kuzakina umukino w'iteramakofi, dore ko yagiye no kubyiga nubwo mama we atabikundaga. Meddy kandi akaba yari umwana wagiraga amahane aho yakuriye ndetse n'abana biganaga bakaba bari baragowe kuko yahoraga bakubita abitorezaho. Ababyeyi b'abo bana yahoraga akubita bakaba barazaga kwihaniza wabo wa Meddy bahorayo buri gihe basimburana kwa Meddy bakubitiye abana. Mama wa Meddy yagerageje kumukubita, yamuhozaga ku nkoni, ariko Meddy kubera amakosa yo gukubagana ndetse no kugira urugomo ntago yumvaga, yahoraga ku nkoni. Meddy mu mwaka wa 2000 ndetse n'umwaka wa 2003 yagiye kwiga umukino w'iteramakofi kuri stade Remera, ariko mama akaba atarabikundaga, ataranamushyigikiye, aza kubivamo. Meddy ikintu abantu batazi ndetse atazibagirwa yakoze, nk'ingengo yatwikaga inzu y'iwabo bari batuyemo i Remera, ariko ku bw'amahirwe inzu yari itarakongoka bahamagaye kizimyamwoto, nubwo kizimyamwoto yagiye kuhagera isanga abaturage bamaze kuyizimya. Icyo ni kimwe mu kintu Meddy atazibagirwa yakoze, aho bari batuye i Remera mu nzu y'iwabo yari yatwitse, ariko ku bw'amahirwe ntiyakongoka. Turagenda gake kugira ngo wumve ijambo ku rindi umenye amateka y'umuhanzi ukunda, turi ko ari umwe mu bahanzi baririmba indirimbo zigezweho, indirimbo zizahoraho. Bamwe muri mwe mwaraziteretesheje, abandi muraziteretesha, abandi bazikoresha mu birori bitandukanye kugeza n'uyu munsi. Yitwa Ngabo Jobert Medard, tukaba rero turi kugarukaho uyu munsi. Uti Meddy wakinaga umukino w'iteramakofi cyangwa se wifuza kuzaba umukinnyi w'iteramakofi yaje kuba umuhanzi gute? Nabyo ndabikubwira, naje mbikubwira umuzi. Meddy akiri mutoya mama we yakundaga kumwigisha gucuranga, cyane cyane bakundaga kwibanda ku ndirimbo za Bob Marley, dore ko uyu muhanzi ngo yabyirutse akunda uwo bita Michael Jackson ndetse na Bob Marley ndetse na Asha Raymond. Ariko mama we yakundaga kumwigisha gucuranga, akenshi na kenshi bakifashisha indirimbo za Bob Marley, cyane cyane Redemption Song, akaba ari imwe mu ndirimbo za Bob Marley. Meddy akaba ari imwe mu ndirimbo yatumye amenya gucuranga. Meddy akaba ari umwe mu byamamare kandi ubu ngubu bizi gucuranga ibyuma bimwe na bimwe bijyanye n'imiziki. Ikindi twakwibutsa ni uko ababyeyi ba Meddy nabo ubwabo bari abahanzi bakomeye, dore ko papa we ngo yari umucuranzi wa gitari mpuzamahanga wari uzi gucuranga cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi na mama we nk'uko nabikubwiye akaba ari umwe mu bacuranzi bamwigishije gucuranga gitari ndetse no kumenya gufata imirya ya gitari akayikaraga akayibyaza umusaruro. Meddy mubona uyu munsi uti yabaye umuhanzi gute? Urugendo rwe rw'ubuhanzi rwatangiye gute? Meddy we na The Ben ndetse n'uwo bita Mbabazi Isaac cyangwa se Lick Lick baje gushinga itsinda bakiririmba aho bita muri Zion Temple kwa Gitwaza, ariko ntago baje gukomezanya kuko buri wese yaje guca inzira yiwe, buri wese atangira kuririmba ku giti cyiwe kuko batandukanye n'ubundi bataramamara. Buri wese akaba arese anyura mu nzira ziwe, buri wese agatangira gukora umuziki ku giti cyiwe, aribwo Meddy yaje kuzana indirimbo zitandukanye zagiye zikundwa, Amayobera, Ibipimo, Akaramata, indirimbo zagiye zihitinga, Inkoramutima, Umubwire, indirimbo nyinshi mwagiye mumenya ndetse benshi mugiteretesha nk'uko nabivuze hejuru. Yitwa Ngabo Jobert Medard, umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda. Uko waba umeze kose, hano muri Afurika nta muntu utazi indirimbo yitwa Slowly, yamamaye muri Afurika ikajyana no ku isi yose. Ikindi twakwibutsa ni uko Meddy ari nawe muhanzi ufite indirimbo
zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube, akaba ari nawe muntu ukurikirwa mu bahanzi bo mu Rwanda, ukurikirwa ku rwego rwo hejuru n'abantu bamukunda cyane, akaba yitwa Ngabo Djabel Medard. Muri iyi minsi utagishaka kuririmba indirimbo zisanzwe, dore ko abaturage batakambye ndetse abafana be bagatakamba bakavuga ati wakongera ukaturirimba indirimbo, ariko Medard arababwira ati no, ubu ngubu ngiye kujya ndirimba indirimbo za gospel gusa, cyangwa se mvuga ubutumwa bw'Imana. Indirimbo z'urukundo ntabwo muzongera kuzumva ziririmba. Uyu muhanzi nk'uko nakubwiye, ikintu cyamubabaje mu buzima bwiwe nuko atigeze abana na papa we w'igihe kinini, cyangwa se ngo babonane bishimane nk'uko n'ababyeyi bishimana n'abana babo. Akaba ari kimwe mu bintu byamubabaje, byamuteye agahinda kugeza n'ubu ngubu. Kandi Meddy yavuze ko ikintu kimutera ubwoba ari igihe atekereza ku iherezo ryiwe, avuga ati byanga bikunda umuntu agomba gutekereza ku iherezo ryiwe, igihe azaba avuye hano mu isi azaba agiye hehe? Ese azajya kuba mu ijuru cyangwa azajya kuba hehe? Nibyo bituma atekereza ku iherezo ryiwe. Yitwa Ngabo Djabel Medard, uyu munsi niwe turi kuvugaho. Ngabo Djabel Medard bamubajije bamwe mu bahanzi akunda, cyangwa se bamwe mu bantu b'ibyamamare yumvaga ashaka kuzahura nabo. Ngabo Medard yabasubije avuga ko yifuza kuzahura na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse n'umuhanzi bita Michael Jackson, ndetse na Yesu wo mu ijuru, utagira ngo ni Yesu wo ku isi. Hanyuma arongera aravuga ati Paul Kagame naramubonye, naho Michael Jackson we guhura nawe ntibigishobotse kuko yitabye Imana, ariko ubu ngubu bose nsigaje guhura nawe cyangwa se uwo tuzahura, noneho nyikumbuye n'ubu ngubu kugeza ubu ngubu ni ukuzahura na Yesu. Akaba ari nayo mpamvu mubona muri iyi minsi atakiririmba indirimbo zisanzwe, kuko ari mu rugendo rwo kwita ku iherezo ryiwe. Ikindi twakwibutsa ari uko umuhanzi Ngabo Medard, umubyeyi yari yarasaganye ari we mama wiwe, nawe mu myaka ingahe ishize nawe yaje kwitaba Imana. Uyu Meddy akaba asigaye nta mubyeyi n'umwe afite, ahubwo akaba asigaranye n'abana bavukana gusa, bose bagiye baba mu bihugu bitandukanye batabana, kuko buri wese agiye afite inshingano ziwe. Ubwo Meddy yari akeneye umukobwa wo gushyira mu ndirimbo yitwa Ntawamusimbura, yahamagaye umuhungu w'inshuti we aramubwira ati nkeneye umukobwa wo gushyira mu ndirimbo yanjye. Arangije uwo muhungu amurangira Mimi, ariko aravuga ati sinizeye nimba yakwemera kujya muri iyo ndirimbo, ariko aramutse ayigiyemo byaba ari sawa. Meddy arangije aramubwira ati mpereza nomero yiwe mwegere muganirize ndebe nimba koko yakwemera kujya mu ndirimbo yanjye. Meddy yarajya aramwegera, Mimi arebye ukuntu Meddy aje atuje, amwemera nta kabuza ko iyo ndirimbo azayigaragaramo. Iyo ndirimbo Ntawamusimbura ayigiyemo batarakundana, ariko nyuma y'uko ayigiyemo bagiye bamenyana burushijeho, bituma begerana cyane, birangira bakundanye. Inkuru yabo y'urukundo itangira aho ngaho, ubu ngubu bakaba bafitanye umwana. Ngabo Djabel Medard ni umunyarwanda, naho Mimi akaba ari umunyetiyopiya. Bakaba barakoze urukundo cyangwa se barakoze ubukwe bw'agatangaza. Urukundo rwabo ruragaragara, bagaragaza urukundo rwabo. Ikindi kintu cyababaje Meddy ni igihe bazaga mu Rwanda, Mimi atazi ko Meddy ari umusitari ku rwego rumeze gutyo. Ageze mu Rwanda abona abakobwa baritura hasi, bose bashaka guhobera Meddy, biramutangaza. Nk'uko nabikubwiye hejuru, Meddy ni umwe mu bahanzi bakunzwe hano mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga, dore ko ariho hose usanga bamusaba amakorabo, ariko akaba yaravuze ko atazongera kuririmba indirimbo zisanzwe, ahubwo ngubu yihebeye kuririmba indirimbo z'Imana. Meddy nk'uko nakubwiye akaba akunda gukora ibintu bye mu ibanga, bikaba bivugwa ko yaba ari umwe mu bahanzi bakize hano mu Rwanda, bafite ibikorwa bitandukanye hano mu Rwanda ndetse n'ibikorwa bitandukanye hanze, ariko bitajya bijya mu itangazamakuru. Meddy ni umuhanzi ukunda kumenya ibintu byiwe, akamenya uburyo abitwara, akabirinda ko bijya mu itangazamakuru cyangwa se bijya hanze. Akaba ari umwe mu bahanzi kandi bakomeye nk'uko nakubwiye, bakundwa n'abatari bakeya, cyane cyane igitsina gore ndetse na bamwe bagabo. Abenshi bakaba baramufannye kuva kera bakiri batoya, n'ubwo bakaba bakimufana. Yitwa Ngabo Djabel Medard.